Reka nongere mbasuhuze kandi mbaye ikaze hano kuri Mega TV Rwanda. Ni amakuru rero atangiye gucaracara ku mbuga nkoranyambaga iri segonda tuvugana, dore ko ari amakuru agezweho avuga kuri Miss wacu Miss Jolly Miss w'u Rwanda wa 2016. Nkuko mubizi rero bari mu birori bya The Silver, ibirori bitegurwa na Sherry Silver. Ni ibirori byiza cyane abantu benshi bakunda kuvugaho bitewe nuko biba birimo abantu bambaye mu buryo bugiye butandukanye. Ikindi kandi ubashije gutsinda ahabwa ibihembo by'umuntu wambaye neza muri ibyo birori. Murabizi neza ko igihe cyashize, umwaka washize, igihe byabaga uwo bita Miss Jolly yari yambaye neza cyane pe, ariko none ubu ngubu amateka akoze abantu benshi batunguye cyane, baravuga bati ntabwo twari tuzi ko arongera kwambara neza noneho kuruta uko ubushize yari yambaye. Nubwo bamwe bakomeje kuvuga bati n'ubundi yambaye nabi ugereje na mbere, dore ko mbere yavugishije benshi, ariko noneho sibyo nje kugira ngo tuvuge, ahubwo nje kukubwira amagambo abanyamakuru bamubajije yarangiza agasubiza ibintu bitunguye abantu benshi, dore ko yari amaze igihe nyine atavugisha itangazamakuru, bamuvugagaho ibintu byinshi by'ibihuha, ariko noneho atanze umucyo anabaha Gasopo yo guhora bamuvuga ibintu bitari byo batamubajije. Dore ko ikibazo cya mbere abajijwe, arabajijwe ati ese ari amafaranga atuma ugura imodoka n'inzu ya miliyari, amafaranga yakura he? Arangije umwana w'umukobwa aravuga ati aho nkura amafaranga ibyo ntibibareba, mujya mureba ibibareba. Ikindi kintu cya kabiri rero yabajijwe ati se Mutesi Jolly ko wambara neza, wambarira he? Mbese iyo myenda wambaye wayiguriye he? Byagenze bite, wayiguza ngahe? Ariko arababwira ati ayo ni amatiku mwabagabo mwe, mujye kuri Google niba mushaka kumenya imyenda nambaye ukuntu ihenze, ariko icyo nababwira cyo iyi myenda iba yatuvunnye. Ikindi kintu rero yaje kubazwa, yabajijwe ikibazo kijya kiti ese kejo bundi twabonye amashusho wisanzuranye n'abantu hariya kuri Chic, hariya i Kigali, ubona wisanzuranye n'abantu basa nabi b'abakarani, ubundi biriya bintu byumvute kubera icyo wabikoze kandi tuzi kuri umuntu watanje. Arangije aravuga ati buriya kuba narabaye Miss w'u Rwanda ntago ari ibitangaza, ntago ari ibintu byatuma nishyira hejuru, ahubwo nabonye ko ari ngombwa, maze nicisha bugufi ndagenda mfatana ifoto nabo, ntago byari ibintu birenze. Hanyuma rero ibi birori bya The Silver ni ibirori biri kubera hariya muri Big Arena ku nshuro yabyo ya kabiri. Bwa mbere murabizi ko byabereye hariya KCC muri Kigali Convention Center, aho byari ibirori byiza cyane byakunzwe bitewe nuko bwari ubwa mbere bibaye, byitabiriwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye. Hari ba Jolly, hari ba The Ben, hari ba Chris Easy, hari ba Kevin Kade, hari n'ibindi byamamare byinshi bya hano mu gihugu cy'u Rwanda byagiye byitabira iyo The Silver y'uwo mwaka. Ariko none uyu mwaka yo abantu bumiwe cyane, dore ko yabereye ahantu hadasanzwe muri Big Arena, dore ko amatike yuzuye, ibaze kuzuza agace kamwe ko muri Big Arena. Urabiza abantu baba barimo n'abantu batari bake. Noneho rero ikindi kintu ugomba kumenya nuko abantu benshi bari kugenda bagaruka ku myambarire igiye itandukanye, dore ko hariho bita Tuko Wote, umukinnyi wa filime muramuzi, we yambaye umwenda w'ibihumbi 600 y'amafaranga y'u Rwanda. Ikindi kandi uwo bita Kathy Akamari ndetse na Miss w'u Rwanda 2020 Nishimwe Naomi nabo bagaragaye muri ibi birori basa neza pe, nkuko bibona aba bakobwa basa neza. Abantu nabo bakibaza bati ese tugereranyije dushyize ku mpuzandengo dusanga ari Miss Jolly na Miss Naomi hari ndusa neza, ariko ayo ni amagambo y'abantu. Nawe ukibaza se ndirusa neza, ariko nawe uramutse ubonye hari usa neza kurusha undi wabyandika muri comment kugira ngo twumve se koko ni ndusa neza. Muri make turebe muri aba Miss wa 2016 ndetse no 2020 ninde mu Miss koko hano muri The Silver usa neza kurusha abandi. Ubundi ibi birori bya The Silver ni biterwa na Sherry Silver, nkuko mubizi target yabyo ni kugira ngo abantu bishimane, muri make baserebore ibyo Sherry Silver yagezeho. Murabizi ko Sherry Silver yageze ku bintu byinshi cyane, na hariya mu Bwongereza baramuririmba, dore ko banamushyiriyeho stati nk'uyu mubyinnyi cyangwa se utoza ababyinnyi ushoboye. Ni igihembo, afite n'ibindi bihembo byinshi yahawe na MTV kubera nk'umubyinnyi ukomeye hano ku isi, arakunzwe cyane hano ku isi, ni umuntu ukomeye. Ariko ibi birori byo bigamije ikintu kimwe gusa, bigamije ikintu cyo gufasha cyangwa se gutera inkunga. Amafaranga muri make avamo atera inkunga iyo bita Sherry Silver Foundation. Sherry Silver Foundation rero ni umushinga ukomeye cyane
wo gufasha abana bava mu miryango itifashije, no kuvuga ngo ni kubuntu gufasha abana bava mu miryango itababonera amafaranga ahagije yo kugira ngo bashobore kuba babaho mu buzima bwiza. Ndavuga kwiga mu mashuri agiye atandukanye, kuzamura impano, dore ko bafite abana bagiye batandukanye kandi bakomeye cyane muri industry nyarwanda, dore ko bagenda bakora ibintu bigiye bitandukanye, dore ku ma YouTube bakora indirimbo zishimisha abanyarwanda, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga bagenda entertaining abantu. Ikindi kandi nakubwira ko nuko abana buri wese akomeje kwivumburamo impano zidasanzwe, abafasha mu byo kubyina, kuririmba ndetse n'ibindi byose by'ubuzima busanzwe. Abana bamaze kuba ibyamamare, ariko Jerry Silver ubwejo bundi bamutumiraga bamubazaga, yaravuze ati njyewe rero aba bana sinifuza ko tuguma gutya, nshaka kugira ngo ibintu tubishyire ku rundi rwego. Ari nabwo yavuze ati njyewe ngiye gushinga ahantu cyangwa se ngiye kubaka inzu idasanzwe hano mu mujyi wa Kigali, aho ishobora kuzatwara nka miliyari 20 zo kugira ngo aba bana noneho bagera ahantu babarizwa, bakora ibintu bidasanzwe, tube twanafasha n'abandi bantu bagiye batandukanye. Avuga ati njye nkeneye abatera nkunga bagiye batandukanye, maze dukomeze dukore ibikorwa byiza, tubikora abanyarwanda, dore twese turi abanyarwanda, twavukiye mu Rwanda. Ikindi kandi no twazutara abanyarwanda, buriya gufasha, iyo ufasha uba wizigamira ubuzima bwiza bw'ejo bw'ahazaza, kubera ko abufashije barakugoboka mu minsi iri imbere. Aravuga ati nabwo niyo batatugoboka, ariko umugisha w'Imana tuba twawutahanye, dore ko urumva Imana nyine ihemba umuntu ititaye ngo yaragaruje mu gihe yari ku isi, ahubwo Imana iravuga iti umutima yabikoranye, reka mumuhembere muhereze ibirenze ibyo yatanze. Rero ubu ngubu tuvugana, nkubereye ahangaha ku mbuga nkoranyambaga, nkubereye muri The Silver kugira ngo ngene nkugeza akantu ku kandi 5 kuri 5 amakuru yose atugeraho, ndagenda nyaguhereza 5 kuri 5. Kwibutsa ko utarakora subscribe kuri channel yitwa Mega TV Rwanda, uri gusigara cyane, dore ko abandi benshi nkawe nyine wamaze kureba video ubonye ko amakuru atugeraho ku gihe, natwe tukayaguhereza ku gihe, maze ugakomeza ukaryoherwa aho wicariye iwawe hariho hose. Ndavuga uherereye mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali, ndetse n'abahereye diaspora. Turabakunda cyane mwese, mwumve ko muhawe ikaze. Wowe andika comment uvuga icyagukomye muri ibi tumaze kukwereka, maze mukanye tugaruke tukwereka n'andi makuru utazi agezweho muri ibi birori bya The Silver, ndetse ushyireho like, niba ngombwa ushyireho na share, usharing inshuti zawe nabo bamenye ese bihagaze bite hano mu myidagaduro nyarwanda. Ngiyeyo mwari kumwe rero, ninjye bita Hubert, ninjye gutegura nkana kugeza ibiganiro bya Mega TV Rwanda. Reka nkubwire ngo ciao, bye bye, amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Amakuru yandi ya showbiz ni mukanya, kanda subscribe, ushyireho n'inzogera, maze ibindi tukomeze tubane neza.